none nejo mbaye wawe inono hirya tuzahabana byere birumbe nzagukunda tubyare ni tutabyara nabwo nzahaguma turiterwe turimbe tuzicarana imbere yaba nabandi ndarahiye impamo ngo kondora ndahindeba mu maso y'amose uzari ku maso ubusa afite impamvu ya none n'urukundo ndumufasha ushatse utashutswe guhisemo neruye indirimbo cyangwa ni igisigo? Ni igisigo kirimo indirimbo kubera ko ni projet y'umusizi. Ndahindeba mu maso y'amose uzari ku maso ubusa afite impamvu ya none n'urukundo ndumufasha ushatse utashutswe guhisemo neruye ndahene kuki zaba si yampana yibiye twari kuvuga indirimbo y'igisigo ariko kubera ko ari yanjye ubwanjye ndemye mu rukundo. Igisega wundi ni umuntu ufite character zimeze gute mu mateka according ku mateka? Ni umuntu mu mutwe wawe nyine nk'umusizi. Ni n'umundi ni nk'umuntu utavugirwamo. Ese urasenga? Ndasenga. Cyangwa uraterekera? Ndabyemera byose. Abasenga baraterekera. Cyane ni nabo baterekera cyane. Ari Yesu naryangombe wizera nde? Numwe nizera. Nizera Imana. Twagiye agapande kawe. Erega namusanze mbona ari mwiza nkanamusura ejo ngasubira tukanasangira bisa neza iwe rwose meze nk'uyisanga kera kabaye no kwisanzura nisanga mu cyumba ndi gusasa ngo akunda sange bisani mbyegereza umutima iyo umbwiye yuko uzansiga uzandutisha uwo musaza w'umugongo utihina nakoze icyuma kora ndazana umunwa zana ibicwa uko muvuganye umutima wanjye uhinduka ikinyango promising ikindi bloke wakugurira wifi ducatinga message zishira njya kuvumva wifi yegereza umutima uyumbwiye yuko uzansiga uzandutisha uwo musaza w'umugongo utihina nakoze icyuma kuri ndanza n'umunwa zana ibicwa uko muvuganye umutima wanjye uhinduka ikinya message ya Muyoboke Alex anyereka ko ibintu ndimo ari byiza yabikunze numvise bindenze. Ese ufite imbogamizi zo kugenda? Ufite imbogamizi mu kubona? Ese ahari waba ufite imbogamizi z'uruhu? Ese waba ufite imbogamizi mu kumva no kuvuga? Ese waba ufite imbogamizi mu kugenda, mu mitekerereze, mu kumva, mu kuvuga? Ese waba ufite imbogamizi mu kubona? Ubu leta y'u Rwanda irimo gukora ikusanyamakuru ku bantu bafite izo mbogamizi zishobora kuvamo ubumuga. Niba utaragerwaho n'abakusanyamakuru egera ubuyobozi bw'akagari. Wowe kandi uzi umuryango urimo abantu bafite izi mbogamizi wiceceka, bibutse, bamenyeshe cyangwa se ubwire ubuyobozi bukwegereye. Nitwa Mugisha Jacques, mfite ubumuga bwo kutabona. Nize kaminuza, ubu mfite akazi. Agaciro k'iri kusanyamakuru ni uko zifasha leta gushyira mu igenamigambi ingamba zikemura ibibazo abantu bafite ubumuga bahura nabyo mu Rwanda. Baruzi uwawe, nanjye naribaruje. Njyewe naribaruje. Njyewe naribaruje. Njyewe naribaruje. Njyewe naribaruje. Njyewe narabaruwe. 2024 nakiriye ikibasumba nubwo ntazi ngo ni igiki. Ikaze kunyarwanda. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Uri gusiganuza se cyangwa uri gusiga? Ntabwo ndasiga. Ahubwo uri gusiganuza ibyo nasize. Nsigara. Ndi gusigara njye sindi gusiga. Aha ntabwo ndasiga. Ariko nigeze gusiga. Waba uri gusiganuza ibyo nasize. Warasize? Ntangiye gusigana. Aho mperukira gusiga. Warasobanukiwe cyangwa uracyasiganuza? Hashize ine si kera. Okay. Yes, amwita Kibasumba Confiance afite umuzigo hanze cyangwa se indirimbo hanze. Ese namwe mubyita gute muri gakondo? Ngo ni umuzigo vraiment. Afite banga. Ese kibazo. Imyaka ingaho wundi? Dere kuri ufite imyaka ingaho? Ufite imyaka 22. Y'amanyarwanda se? Y'amagogobani. Ntago ari pirate. Y'imigogobani. Ufite imyaka 20 y'Ibinyarwanda? Yeah. Y'Ibinyarwanda, niba ari Ibinyarwanda bafite 32. Ivanze n'imigogobani. Afite igisigo cyangwa se ndacyita indirimbo cyangwa ni igisigo? Ni igisigo kirimo indirimbo kubera ko ni projet y'umusizi. Ndahindeba mu maso y'amose uzari ku maso ubusa afite impamvu ya none n'urukundo ndumufasha ushatse utashutswe guhisemo neruye ndahene kuki zaba si yampana yibiye twari kuvuga indirimbo y'igisigo ariko kubera ko ari yanjye ni igisigo kirimo indirimbo. Uhuza gute imyaka yawe n'ubusizi?
cyane ko ikinyarwanda ndabyishimira. Ni ibintu ngendera nyine tu ndabigendera ndabivugira usibye kubyambarira byananiye ariko ubu ndahandi kabisa bijyamo pe wanga imyaka ku myambarire aganze biranga kabisa kubivugira bikagenda bite kubivugireho ndagerageza ariko kandi ngomba kwisanisha nabyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo nta kwambara nk'umusizi nkavuga nk'umusizi icy'ingenzi ni uko nshaka kumva ushaka ko twumva kurusha uko tureba se oya no kureba buriya ndabizi ko mbaye umusizi original utantega amatwi ariko nzi ibyo mukunda nzi ibyo mukunda tuvugisha ukuri iyo uhuye n'umusaza ugatekereza n'ibintu wowe wayiberamo n'ukuntu baba bambaye uhita umubwira ko uri umusizi uratinyuka bimubwira ngo ni umusizi ndabimubwira nkamubwira n'impamvu mbona uko mbwira ko ari iyihe mubwira ko mpanura abo tungana mpanura urungano rero ntabwo mpanura abasaza sibyo ko abasaza nabo nabahanura ni ukuvuga ngo wowe ese n'Imana yagutumye cyangwa ni Gihanga wagutumye naritumye Imana ibi umurindi ibitiza umurindi ni ukuvuga ngo nta muntu ufite wagutumye wowe naritumye ariko Imana yabitije umurindi kiyaso wumva ikinyarwanda kitagoye ariko ikinyarwanda ni ikinyarwanda ahubwo wowe ucyumva nk'ikinyarwanda nicyo kibazo iki kiganiro kiragorana ariko umeze neza ndashima Imana iminsi myinshi heruka iwacu ubwo bari bakonye na Racine ndetse na amahitamo heruka nzana amahitamo nta mezi aciyemo ni vuba cyane 3 gutyo 3 inyungu zayo zarabonetse zarabonetse amahitamo se niyabaye amahitamo wahisemo iki benshi njye nahisemo nabi sinabibifuriza ariko nanjye ni mu ndirimbo ni mu gisigo ntabwo ari mu buzima busanzwe ngira uko mpitamo sibye ko ntaranahitamo nanjye ndacyarwana na ya mahitamo ko ndebe ko nahitamo abampitamo bo ntacyo baranangariza ariko nanjye sindahitamo ndacyarwana n'ayo mahitamo nk'abandi bose gusa njye ntabwo bigoye kubera ko ndi umukozi wenda ahubwo ndi kurwana no guhitamo urukundo rwaza rushamikiyeho bya bindi byose ariko ukomeje ku rukundo urifuza urukundo rumeze rute urunkwiriye kurwambara cyangwa kurukundwa hose ni uruhe urukundo nakwambara nagendana rwajyamo kabisa nanjye ariko nta nubwo rwifuza marana narwo ubwanjye ndemye mu rukundo akoze ikibazo tuvugisha ukuri iyo uteretse umuhungu yagucika byaterwa muteretse nk'umusizi ntiyancika ariko ubusanzwe nta nubwo nteretse ubwo naba namwitumye ni ukuvuga ngo kibazo maramutse yifashe decision akavuga ngiye gutereta umuhungu urumva ngiye mbarambwira umuhungu mbarambwira ibizazaniye mu muhungu yahura nabyo birimo kutabasha guhakana mbarambwira ibizazaniye yahura nabyo abahungu mwese mwigize abasizi mwigize abasizi ikiranga umusizi ni akarimi karyoshye akarimi karema akarimi gasenya hose umusizi akabisa agwamo fresh bitewe n'icyo yanzuye gukoraho cyangwa kuvugaho ariko ntekereza ko mbigiyemo nk'umusizi naba nakwihaye kabisa ntabwo wancika ariko mu buzima busanzwe ndi umunyantege nke ndi umunyantege nke kabisa ukuri k'umuntu kungeramo vuba cyane kuruta injuga nyine kuruta imitoma cyangwa se amareshya munini nose nyine amareshya mugenda yumva no wenda ntiwatereta uri kubikwepa kubera ko uri umusizi ngo ntabwo watereta kandi nta muhungu urateretaho oya gutereta nyine nakubwiye ko mbikoze mu buryo nsanzwe nzwimo cyangwa se bw'ubusizi nabikora kinyamwuga kabisa umuntu yawe yagiye byagorana kuhava ubwo nyine nahita ngushyira n'amago uteretse kuvuga ngo kinshitse kuvuga ngo uteretse mu ngubu umuntu urumva icyo gihe mafite icyo ngamije mafite impamvu ariko mu buzima busanzwe buriya
natwe ducishamo tukaba abakobwa bakeneye kubwirwa ya magambo tubwira abandi. ndetse ubu ntabwo njya wisanga nyine ibyo bintu byakugiyemo byo gutereta reka kurya utatereta reka nta mukobwa waterese se yavugwa kandi ntabwo uzi ko bibaho bibaho ariko se abo ngabo uzi ukuntu tubavuga ni babandi batubera inkuru y'umwaka n'amezi nk'abandi kubera ko biba byacitse ntawo nzi mvuze biramutse. ubu ngubu ntabwo watereta umuhungu ntabwo byaterwa n'impamvu itumye mutereta. ndavuga impamvu atari y'akazi atari kuvuga ngo ni ubusizi ugiye gusiga ukabona umuhungu ugahita uvuga ngo tayari ubwo si uwo muhungu ameze ate najya gutereta ndi kumubaza mva muhungu uko umeze kose wantereta sinagutereta. hari umukobwa ejo bundi mugenzi wacu Irene yigeze kubaza ngo nta muhungu urabona ukumva kabisa wamukunze washamadutse wavuye mu byawe nawe nkubaze ntawe oya kubakunda aho turabakunda ariko ntabwo nta mukobwa ukunda ariko nta mukobwa ukunda umukobwa arakundwa mutegetswe kudukunda ese ntabyoroze oya umugore ahubwo numva ko mwebwe mugategekwa iki dutegetswe kububaha nimudukunde oya kubakundaho ntabwo bitureba ahubwo mutegetswe kudukunda. ni ukuvuga inshingano z'umukobwa ni ukubaha umufasha ni ukugandukira umugabo inshingano z'umuhungu ni ugukunda uwo mugore kabisa mukunde. ni ukuvuga ngo ntabwo mwemerewe kudukunda ahubwo umukunda uko bikwiye inde ubu ngubu kugandukira muracyaganduka se sha yageze ndageraho nganduka ndabaza mwe mwabashije kubigeraho yose ujya uganduka ntawe ndagandukira ariko n'ubundi se amaherezo y'inzira ari mu uzaganduka nzaganduka rwose ubu tuvugisha ukuri nta mukunzi ufite ndabavuze ko nta mukunzi mfite apana umufana ugukunda ibyo ukora navuze ukunda kibasumba gutya abakunzi tugira ahubwo uje kunteranya nabo kuki ushaka ko mvuga umwe mfite benshi ufite abakunzi benshi cyane ufite abagabo bangahe ntabwo ari abagabo mfite yanjye rero ndi umugore uri muke genda umwari ese wamugani nkubaza akabazo gahita kikuta kugira ngo ngaruke kuri ibyo umukobwa n'umugore batandukanira urebye si kure ariko umugore nyine aba afite umugabo hari umukobwa se ugira umugabo ra no nta nshuti zawe ujya umugabo yamaze kugira umugabo nawe cyitwa umukobwa yitwa umugore ubwo batandukana nuko afite umugabo ahantu bihurira impamvu bavuga ngo abari n'abategarugori nuko hari abakobwa n'abagore ariko kandi umukobwa n'umugore gusa umugore si umukobwa gute umugore ntabwo yaba umukobwa biba byarangiye ariko umukobwa atayari abajya mu nzira z'ubugore ibyo byose aba yitwararika nk'umuntu uzaba umugore mu gihe wamaze kuba umugore niyo yakwambara ibyambarwa by'abakobwa n'abari n'abavuka n'abavutse ntabwo yakongera kuba umukobwa. igishegabo urakizi ntabwo byabura izi igishegabo igishegabo ni umuntu umeze ute igishegabo reka tuvuge ko ari ku giti cyanjye ni umukobwa ushiritse isoni wa mukobwa utakugombera ngo uri umugabo cyangwa iki kabisa murebana mu jisho akakubwira ikinyarwanda cyuje ikinyarwanda nyine akagutamo abamaze iminsi hariho abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga hari abakobwa n'abamama cyangwa se ababa ku mbuga nkoranyambaga bamaze iminsi bari guterana amagambo kujyanye n'abantu bitwa ibishegabo. Diplomate uramuzi? Yego. Uramufana? Cyane. Uzi indirimbo ze? Oya nawe utazimbaza. Utazimbaza. Ariko hari indirimbo numvaga ngo kumonyo wasetse amavuta ngo igihe izuba ryari rivuye nyine afite nkunda indirimbo z'abaraperi ndanabafana ndanabakunda ndabemera ariko ntabwo nyabasha kuzifata mu mutwe gusa manza amagambo barimo namwe yose ubuyumva cyane ko akora nawe nk'akora nka poem abaraperi n'abasizi burya abaraperi n'abasizi cyane buriya umuraperi ashobora kwandika indirimbo ye nkayikoramo igisigo cyiza cyane cyangwa nakwandika igisigo akakirapa neza cyane
niyo mpamvu barasini byoroshye, niyo mpamvu barasini byoroshye cyane. Ntago ari uko byoroshye, ntago ari uko byoroshye kuko n'abandi turi gukorana, ahubwo nanone guhuza muri nk'abasizi biryoha kurushaho kubera ko imyandikire bijya gusa n'amagambo yanyu abarenze. Hanyuma tugarutse kuri icyo ngicyo, DPG amaze iminsi ari gusera n'abantu yitanga ibishegabo, baba nyine babagore bahora bashaka uburenganzira bw'umugore, bahora bumva ko ngari ukunguko wakababwira ko bagomba kumenya ko first of all ari abagore. Ntabwo ubwo ari ugushaka uburenganzira bw'abagore, ahubwo abashaka n'uburenganzira bw'abagabo. Donc ntabwo abanyuzwe no kuba umugore gusa, bashaka no kuba umugabo. Donc twagize amahirwe ubuyobozi bw'igihugu cyacu bushyiraho uburinganire, turinganiza na basaza bacu, ariko ntabwo byatugize abagabo. Nta nubwo abagabo byabagize abagore. N'ubundi ni ukuringanira, ariko ukaguma witwa umugore n'undi akitwa umugabo ni handi. So ni ukuvuga ngo rero n'ubundi guma umwubaha nk'umugabo, nawe aguma kubaha nk'umugore. Nicyo bavuze, nicyo bari bashatse kuvuga. Ureba inshingano zawe nk'umugore, yubahiriza ize nk'umugabo, ari byo bimwe twavugaga. Utegetswe kumukunda, utegetswe kukugandukira. Ibyo bitakurikijwe nibwo usanga habaye rwaserera, kubera ko rero bavuze ngo muringanire, arashaka kuba umugabo, ntagishaka kuba umugore gusa. Ntekereza ko ari bo diplomate ashobora kuba yaravugaga. Ariko boro arayibonye, sagara n'umva warayibonye. Abenshi bandi bavuga ko abagabo, wabonye uzi challenge hashtag yitwa man trash. Man trash. Ni hashtag ikoreshwa n'abantu nyine yavugaga cyangwa yasereraga nabo, bita abagabo nyine kari imyanda, just trash urabyumva nyine. Bita abagabo kari imyanda, ariko ari abagore bitwaje ko wenda abagabo ngo bamwe bakora amakosa ku gitsina gore, ku bakobwa. Igishegabo, uwo twita igishegabo, cyane ko uri umusizi, nifashije umusizi kugira ngo aze kubisigura neza. Igishegabo wundi ni umuntu ufite character zimeze gute mu mateka, according ku mateka. Ni umuntu mu mutwe wawe nyine nk'umusizi. N'ubundi ni nk'umuntu utavugirwamo cyane cyane, wa muntu wagakwiye guca bugufi, ariko bikaba bidashoboka bitewe na character afite. Ndavuga like wa mugore kererega n'ubwo uburenganire bwaje ubu, na kera abagore bakubitaga abagabo bamwe na bamwe. Uwo mugore rero wifashisha umugabo akamukubita, niwe bitaga igishegabo. Ubwo ntabwo yabaga agandutse. Babagore nyine batemera kuba abagore gusa, ahubwo bashaka kuba n'abagabo. Abo nibo twita cyane cyane ibishegabo. Uriya mugore ni igishegabo, ntavugirwamo muri make. Uriya zanya akaboko ntahaba ataniye n'umugabo. None se abakobwa ntabwo bameze neza muri iki gihugu cy'u Rwanda ko baba bavugira ngo muri gufatwa nabi n'abagabo? So ni ukuvuga ngo wenda kera bamwe bacishwaga bugufi nuko nta tegeko ribarengera. Kabiri wa muntu bari bukubite se agacicika, bari bumenye ibiryo yatetse se agatuza, bari bugire gute se, nyine akabazi ko mu bintu agomba gukorerwa muri urwo rugo harimo no guhanwa kabisa. Ubaze rero guhana umugore nk'uhana umwana ukabashyira ku murongo. Ariko itegeko ryaziye bakumva ko bafite uburenganzira kurenganurwa, bafite aho barega. Ngubu hari utakibibwira, wamubwira ati ndakumena, ati ngaho gerageza. Nubwo azi ko atazamura akaboko nawe ngo agukubite, ariko azi ko hari icyo yagukubitisha kabisa. Azi ko hari itegeko rishaka kuguhana ryihanukiriye. Icyo gihe akakubwira ati ngaho gerageza. Nk'umugabo rero wakuze azi ko wenda se nyina kubitwa azakubita n'umugore, cyangwa se azi ko ari umuco, akaba arahomba. Icyo gihe rero akoreshwa n'uburakari, rimwe na rimwe akavuga ati ngiye kumukubita nibashake bagira ute bamfunge. So ntekereza ko ari aho bituruka, ariko buriya umugabo ni umutwe, umugore akaba umutima. Iyo umenye ko hari ibikureba ugomba kubahiriza nk'umugabo, nk'umutware, umugore akamenya ko hari ibimureba agomba kubahiriza nk'umugore, aba ari sawa cyane. Niho natwe abana tubonera amahoro. Ntabwo muyabonera ku rusengero? Ku rusengero se wajya uzi ko nutaha uri bukubitwe cyangwa umubyeyi ari bukubitwe wawe? Ese urasenga? Ndasenga cyangwa uraterekera? Byose ndabyemera byose. Gusenga bitandukanye rero no guterekera. Ariko waterekera erega buriya tugiye mu muco n'abasenga baraterekera cyane, ni nabo baterekera cyane.
neze kankubaze Yesu uramuzi? Yego. Uramuzi Yesu? Ninde se? N'umugabo. Uwo mugabo wakubaza uko asa wamwerekana. Ariko uzi ko yapfuye akazuka. Kandi wizerera muri we. Yego. Ukoreho ubuterekera. Niko guterekera. Uwo mugabo wizera ukizera ko yakoze ibitangaza byose bikajya mu murongo utamuzi. Ubuterekera. Ko bavuga ko batuzaniye Imana. Imana se turayizi. Ntabwo nyine uwayikubaza ntiwagira. Ndavuga Ariko iy'u Rwanda. tuyizereramo. Ndavuga iy'u Rwanda. Y'u Rwanda ninde? Si Gihanga se buriya, Gihangoma ijana cyane ibyangombe. Ni kuvuga ngo Ari Yesu na Ryangombe wizera nde? Numwe nizera. Nizera Imana. Imana yahe? Nizera Imana yo mu ijuru kubera ko n'abasogokuru bacu nubwo batizeraga Bibiliya batari bayizi ariko bizeraga Imana. Niyo mpamvu biyambazaga Imana ati Imana y'u Rwanda. Bari bazi ko hari Imana yumva abanyarwanda yererwa ahandi gataha i Rwanda barayizeraga cyane. Rero ibintu byo guterekera buriya turaterekera cyane. Niba uzi ko hari umuntu wizereramo kandi utakiriho utabona. Uraterekera kabisa. Uzajya wibara mu baterekera. Ukaba ujya kumwibuka? Ukaba ujya kumwibuka? Ya, tuba duterekera. Tukagenda tukavuga ati Tikiza wagiye gutya ikivi wasize ndi kucyusa kabisa nabayemo umuntu w'umugore nagize narabyaye naribarutse uri guterekera kuko wizeye ko ibintu uri kuvuga kiza ari kubyumva. Ndetse hari n'ibintu oya nagize ngo hatagira uwo nkomeretse. Ubu ni cyo udakomerekeje. Wese wabisobanukiwe kurusha. Impanuro. Nyinjiza mu mpanuro imaze amezi hafi 11 n'ibihumbi 608 byayirebye n'abandi bantu nk'amagana. Kwigiramo nka confiance cyangwa kibasumba. Data dawe reka nkusibye uyu munsi nta gihembo nkubwira ibanga amaranye iminsi irimbanda ritakurenze hatutazumva iyo nkuru hanze uti ndabizi ntibindeba. Hirika namusanze mbona ari mwiza nkanamusura ejo ngasubira tukanasangira bisa neza iwe rwose meze nk'ubisanga kera kabaye no kwisanzura nisanga mu cyumba ndi gusasa ngo akunda sange bisa neza ansanga yahagira ngo mufashe mwuhagire ndamwoza mba nditoheje naho kumbe wari umutego ubwo nkanguka nibona uko naketse ko ari imfura nimarayo mwiha wese ari ntaho nsize ndagenda ntwarwa n'ikiriro nkabaho nizihiwe nawe naketse kwa nkunduru rwabuze nzi ko nzaseruka gatimba nshagawe muntu makubaka ishema ryanyu rikabange none mbabereye umuvumo ndanze mbambitse umugayo iminsi iranze iranshuze iranze impetsi shyani mugongo data dawe kabaye no kwisanzura nisanga mu cyumba ndi gusasa ngo akunda sange bisa neza ansanga yahagira ngo mufashe mwuhagire ndamwoza mba nditoheje naho kumbe wari umutego ubwo nkanguka nibona uko hari ahantu ugenda uvugamo ibintu byo kogana n'ibiki nicyo iki gisigo nicyo gisigo navuga ko cyafunguye amarembo ku buryo buhambaye cyane sibyo kuri nge ya mu Rwanda kuri wowe kabisa iki ni igisigo ukeka ko byatewe n'iki hagiyemo imbaraga z'abasizi babiri amagambo yavuzemo nta kantu yashyizemo nayo nurumva byanze bikunze message dutanga nayo iri mu bituma abantu babireba ari benshi cyangwa se babyumva ari benshi dusubire ku mustari nk'uwa kane uvuga ute ngo wasuye ngo bigenda gute ngo wasashe bigenda bite subiramo ndajya nkubwira nari nguhagarika tubanje tubacemo twasesengwesha abantu batabumva ibyo ari byo twagiye agapande kawe erega namusanze mbona ari mwiza nkanamusura ejo ngasubira tukanasangira bisa neza iwe rwose meze nk'uyisanga kera kabaye no kwisanzura nisanga mu cyumba ndi gusasa ngo akunda sange bisa neza aho bugumya aho ngasange bisa neza kubera iki ugeze mu cyumba umunwe mwashakanye wavugaga oya kandi ari umusore wantendaga nyihakana buriya cyangwa se amvugiye ibyo gose mwari mwashakanye oya subiza icyo ngicyo nicyo gihagije ugiye gusasa urijyanye ntiwijyanye winjiyemo kugira ngo akunaze asange bisa neza ari wowe wijyanye nari ngiye kukubara bimwe by'abandi wowe winjiye ahantu mu cyumba ntiwijyanye nagiye kwiha akazi muri gato y'abandi ko gusasa kugira ngo kandi asange bisa neza bivuze ngo wari umwitayeho ahantu wari umutegeye
nyine rabizi turabizi ukuntu abasore isuku yanyu ni nke cyane urumva naramusuye ndavuga nka boyfriend cyangwa se nk'umukunzi wanjye reka ninyabye mu cyumba mukoreremo amasuku nsase asange hasa neza nshyiremo imideri sinindeho warasashe asanga hasa neza twakomeje asanga yahagira ngo mufashe nk'uhagira yaje washaka kuvuga ko yaje ananiwe ansanga yahagira nyine urumva ararushye ngo nimufashe mwuhagire njye kumwoza ndamwoza mba nditoje ugiye gutuma abantu basubira ku ipomo bajye gusesengura kandi vraiment ibyo mwumvise ni ibyo aricyo nshaka aje yahagira umufashe mwuhagire umwoze ndamwoza mba nditoje gutuma abantu bajya mu kure kandi banyarwandakazi ibyo mwumvise ni ibyo ukeka ko mwumvise ari reka abanyarwanda zikunda ari abanyabwenge wowe uramutse wumvise icyo gisigo aho ngaho ageze umuntu aje yahagira aragusanze wibuke ko wamusase kugira ngo asange hasa neza kandi wasaje kugira ngo aze kuryama sibyo kandi aje yahagira arananiwe ugiye kumwoza nyine amazi yaransimbukiye nditoza kuki utibaza wenda robine yogeraga ngo ntiyashobora kuba ari imwe yo hejuru ikantera amazi nabyo ntabwo byaba byumvikana nubwo wakoze umuntu ngo usoze utitoyeje byashoboka se ntabwo byabaho ndi kugira ngo tuze kugira ahantu cy'uko ari boyfriend wagutenda akakwihakana ni boyfriend wagiye gusasira wowe ubwawe wijyanye kandi yari yagusize mu rugo birumvikana cyane sibyo oya nagiye ngiye kumusura usanga ntahari ufite urufunguzo ubwo ufite urufunguzo se tuvuge ko wenda nari mutaye no muri salo nkajya kumusasira akansanga yo yahagira aho se urumva biri bushoboke kandi aje yahagira aturutse muri salo yirukanga yanakwa ibi bahagize se ko ari byinshi nk'ibihe n'ibitatsi birabahaza gutuma abanyarwanda banyekera ibintu kandi hano bahita ku nyarwanda hano iyi ni inyarwanda tugomba kumenya ikinyarwanda neza urumva aje muri tuvuye ko wenda avuye muri salo yahagira ubwo yari yahagijwe n'icyo avuye muri salo wabona ari ibitotsi cyangwa hari ibyo wari uvuye ntabwo mbizi oya nta bintu nari mvuyeyo twikomereza uramwogeje uratose hanyuma nkanguka nibona uko nyine kandi uri kumwoza muri dushe nanjye mperuka mwoza nakangutse nsaga byakabaye ntabwo siko byagenze tuvugishe ukuri wowe uje mu nzu y'abandi sibyo ugiye mu nzu y'umusore ngo ibyo bintu byose uri kwisobanurishwa ngo abahungu tugira umwanda yego ntari turabugira wihaye akazi umaze kwiha akazi uranasasha nashakaga gutsindira ipeti ry'umwari muzima ni inshingano wipanga akazi nipanga akazi njya kumusasira asanga yahagira ngo mufashe mwuhagire ndamwoza mba nditoyeje ubwo nkanguka nibona uko waramwogeje naramwogeje wamwogeje icyo nzi cyo nuko namwogeje ariko nanjye mperuka mwoza boyfriend wawe waramwogeje cyangwa ariko ubwo niba naramwogeje nanjye nkitosa ubwo twese twaroze ni ibisanzwe se cyangwa ni uko yari uwo ngo reka ntawe ndoza gusa najya koza ubushakisha nashakaga kubwira abajya baboza ari abakobwa bajya boza abahungu ni ibintu natekereje ntekereza ko buriya batabura wenda hari ababoza ntibibagendekere uko byangendekeye ariko ntabwo babura batangakeye bakoza tuvugishe ukuri warabitekereje byavuye mu ijuru se biraza mu mutwe ngo pa ese ushatse kuvuga ko ari true story kuri none se nyine ubu hari ikintu kimwe kidashoboka ntabwo ari true story gusa iyo umusizi ari gusiga atekerereza
imbaga nyamwinshi ntabwo witekereza wowe wenyine tekereza ibintu bishobora kumbaho cyangwa se hari uwo bishobora kuba byarabayeho cyangwa bizabaho ndumva iyi mpanuro nyisohora abantu benshi bagiye banandika muri comment ati umvugiye inkuru yose ni true story yanjye ni umubyeyi akandika ati mana uzandindira umwana nabyaye ari umwe so urumva ni ibintu nyine tuba twiteze ko bishobora kuba hari abo byabaho cyangwa bizabaho cyangwa byabayeho umusizi buriya biragoye ko atakirefera ku kintu cyabaye cyangwa se kizaba kizaba njye nirefeye ku bizaba usibye ko nasanze hari abo byabayeho bagiye none se turi abantu ibintu natekereje n'undi yabitekereza cyane cyane usibye kuba umuntu naba na nyina w'umuntu urumva ko ngewe ntago ndi mugenzi wawe ariko nanjye naba papa w'umuntu twe turanarema ubu wakitara gutyo karema umuntu wamaze kubaho we ngewe none se mwana we yaje gutyo gusa wamumize ni inzira ndende wa muntu usibye ko wanamurema ukamuta ariko buriya umubyeyi w'umuntu ni umuntu umubyeyi nyine ako kantu bashobora kuba katamaze umunsi umwe ashobora kuba akantu maranye iminsi hanyuma twigendera ubyutse rero wisanga kabaye ukanisanga uko ubwo nabigiraga papa wanjye ari we Junior Rumaga niwe ari papa wawe yatinze nka papa wawe ariko ntabwo yabyakiriye uko nabitekerezaga kuko yahise agira uburakari arambwira uti kisha none afite kuri kirakijwe iki arambwira ati kabisa urarahire uramenya atabarinda kabisa nakumerera nabi bibaho muri sosiyete nyarwanda cyangwa se wenda n'ahandi tujya tubyumva story ko umukobwa ashobora kugirwaho n'ibyo niyo story wavuze akisanga iwabo batabyumva tubagira inama twikomereza so ni ukuvuga ngo natinze nk'umwana ubwira urubyiruko bagenzi be cyangwa se urungano rwanjye ariko na Rumaga buriya yarahagarariye ababyeyi umubyeyi udashobora kwakira situation y'umwana arimo kandi mbi kandi abona ko byamaze kurengera nta garuriro ariko kugira ngo yakire umwana akamuta cyangwa akanga kumwumva icyo gihe burya wowe nubwo umwana yakoze ikosa wokoze amakosa abiri icya mbere umwishe mu mutwe ariko n'uwatwite ntabwo umurokoye uba wishe abantu babiri niyo mpamvu rero ababyeyi niba umwana yagize ubwo bwenge buke cyangwa se yaguye muri icyo gishuko akisanga amazi yarenze inkombe nta garuriro agifite gerageza byibuze wo mubera ubuhungiro kuko numuta ukanga kumwumva wowe urabukoze icyaha kubyo cya kindi yakoze we yaguye mu cyaha cyo gushukwa ariko wowe noneho ni ibintu ukoze uzi kandi ubikora ku mwana wawe no kuwatwite bivuze ngo wowe uba wangirije abantu babiri icyarimwe ni inama ku babyeyi ariko rungano amatwi yumva ntarumbira nyirayo niko nsoza mbabwira so ntugategereze ko ibyambayeho bikubaho ahubwo tekereza kugira ngo ibyambayeho bitazigera bikubaho niko usoza oya niko ngiye mbagira inama ariko iyo nsoza poeme ndavuga ngo amatwi yumva niba warumvise impanuro utarabigeramo cyangwa se bitarakubaho gerageza impanuro ikubera umugisha ntuzigere ugera muri icyo cyaha muri iryo kosa ngo ube intandaro yo gutana k'umuryango wawe mukobwa muhungu umubyeyi mupapa mu mama ujye kumva kino gisigo mwese murimo mwisangamo nubwo mama ntawe urimo oya mama arimo none se Rumaga ntavuga ati ngo uwo nyoko musange n'ubundi ntawe ushaka nabi ngo abyare neza urumva mama bigendera amatifuti n'ubundi ntawe ushaka nabi ngo abyare neza reka ngenda hinashyiba nzabaho urumva ahitamo kwangara agaturugo umubyeyi nawe bikamugiraho ingaruka kandi mu by'ukuri twinjiye muri ndarushye gatoya ndarushye guhora numva mvunika cyane imvunwa n'iminsi mva bigatinda aho ndi kuvunja imvune mu yindi mvira indani umutima ukanjye ndarushye pe ndarushye kwirirwana agahinda ngahora nibaza bigatinda ntisi dutuye izadukunda ko mbona itujyana isa n'umujura ko mbona itubaga itanatureba ndarushye rwose ese ubwo ndakarira wambyaye ngo yampishe ibyaho atabizi oya yabarenga nawe ndamuzi isi dutuye ihatse byinshi ndetse tutazi gusa nzaba ndora n'umunyarwanda ndarushye rwose guhora numva mvunika cyane imvunwa n'iminsi mva bigatinda aho ndi kuvunja imvune mu yindi mvira indani umutima ukanjye ndarushye pe yego kari we ese yaratuye nzaba ndora ntabwo mbizi icyo nzi cyo nuko yari umunyarwanda
niko Nzabandora yaratuye yabona ari umuturanyi wawe ukaba utamuzi wacu Nzabandora wawe wanjye Nzabandora ubwo yaba ari uyu twicaranye hano niwe Nzabandora twinjire kwa Kibasumba ariko tuzamukane n'amahitamo ndumva nahitamo bikanga kandi muri bo ntawe nanga ubwo nagakwiye kwanganganiriza ibyo numva ibyo nshaka byuzuza byose angana data akaba umukunzi ingingo yose ayumva ukwiri gusa nta n'impamvu akunda kuma uretse we urahita ukirangiza cyose garuka inyuma ho gato dusesengura cyangwa oya banze igisozi tugisesengura inyuma yaraga gisoza oya twagiye banze oya wigisoza cyose ako kantu ka mbere ako gakora uhereyeho tubanze tugasoza turagasesengura konyine ndumva nahitamo bikaga kandi muri bo ntawe nanga ubu nagakwiye kwanganganiriza ibyo numva ibyo nshaka byuzuza byose aho yari hagati yande nande aho yari hagati ya Sugar Daddy na boyfriend umukunzi wawe umujyi mu rungano rumwe n'umusaza twagiye twagiye ndumva nahitamo bikanga kandi muri bo ntawe nanga ubu nagakwiye kwanganganiriza ibyo numva ibyo nshaka byuzuza byose angana data akaba umukunzi ingingo yose ayumva ukwiri uwo ninde umusaza uri umusaza angana se akaba umukunzi amafaranga yabona kugiye ingingo yose ayumva ukwiri nta n'impamvu akunda kumpa gusa nanone nteye ubwoba turetse kugira ku ngingo angana se akaba umukunzi oya uretse kumukunzi ariko byihorere amafaranga araboneka angana data renti rishyurwa rwose angana data ibyo ubwiza rwose akareka yasusumira mba mbireba iyo bari noti mbibona cyane iminkanyari yenyizi cyane ibyo bikanyibagiza uko asa nyine ingingo yose arayumva ingingo yose ayumva ukwiri ni izihe ngingo wavugaga nyine nta mpamvu akunda ikibazo cyose muhaye aba yiteguye kugisubiza acyumva nyine cyose nta mpamvu ajya amahereza zo ngo cyangwa se na icyuma cyavugize bimwe by'abasore murabizi bajya bakora ngo connection zanze ngo icyuma ntago ngo bafise abaze cyose tugize ukuri umuntu w'umusizi nawe agera kuri yaje ngo habaye so nyine urumva umusaza we nta mpamvu akunda kumpa gusa nanone nteye ubwoba oya buretse kugutera ubwoba tuburetse kugutera ubwoba amafaranga ari kuboneka muri no minsi amafaranga araboneka kabisa muri izo nzira ariko arimo ibizazane harimo ibibazo ingingo yose ayumva ukwiri nta n'impamvu akunda kumpa nta mpamvu niyo nta explanation yes nta bundi busobanuro atanga nyine ahita yohereza cash gusa nanone nteye ubwoba ese ni cash uvuga nyine ni ukuvuga ngo ikibazo cyose mubwiye atagikemura nta yindi mpamvu azanye ku ruhande ubwo gata mukome twagiye gusa nanone nteye ubwoba iminkanyari yenyizi cyane niyo asusumira mba mbireba iyo bari noti mbibona cyane ibyo bikanyibagiza uko asa bivuze ngo wowe n'urungano rwawe ikintu cyitwa ifaranga iyo kigezemo ntabwo urungano rwanjye rwose nubizi ko biri kubaho nyine iyo nandika ku bintu biriho cyangwa se ibintu ducamo umunsi ku munsi nubwo bitambaho ariko mba nzi ko hari uwo bishobora kuba biri kubaho cyangwa bizabaho cyangwa byabayeho ntawe uzi ibyabayeho se ntawe abugeze ibintu byose bihakana nawe dashwe nawe nta muntu uzi ufite igitazana ibisaza byo barabitunze benshi ariko ntabwo nzi impamvu babitunze wasanga babikunda babigira nka byahangu wasanga babikunda cyangwa bivindi imwe na ba nyina ikiganiro kirimo ikinyarwanda gikomeye gitoroshye na gatoya na ba nyina bivindi imwe na ba nyina niyo nama wagira abakobwa bafite abasaza bafite ibisaza inama namugira ni uko uwo musaza uko byanze bikunze amusanga azi ko ari uw'igihe gito cyangwa se asigaje igihe gito ariko hari ubwo atapfa agapfa wowe so hari ubwo wa musaza atapfa akaba ariwe upfa uzi ngo agazapfa yarya ugapfa akayarya so hari aho mbivugira ngo nzayasinyira nsigare nisanga muri ubwo butunzi nyine nzabusinyira isaha n'isaha byamusahurano yapfa nyine yapfa isaha n'isaha njye nkabisinyira ubu urumva no kujya mu murenge nkabisinyira w'isaha n'isaha ubusaza bwamusahuranwa ngasigara nisanga muri bwa butunzi ntazi imvano yabwo
ngaha data imodoka inzu cyangwa ikibanza akanyirahira kakava mu mafaranga kwe nakuye muri wa musaza bangana bivuze ngo muze ari muzima rero ahantu wenda hantera ubwoba ari hamwe mvuga ngo ariko si uyu musaza usa n'uruswa unsenderezaho inoti woshya ari impapuro nadapfa ngapfa nabi ipfunwe nzarikira nadapfa ugapfa nabi ushaka kuvuga muri make namusanze nzi ko ari uzapfa mbere ariko se nadapfa akaba ari nyupfa cyangwa nkahangirikira nkanapfa nabi noneho ngapfa magase jya birasanzwe gapfa magaze uvuga ko iri pfunwe nzarikira ari handi nyine usanga abantu bafite amadepression kandi yarabigiye maze ko yishuka ko ari ibintu by'igihe gito ahubwo bikamubera karande rero ku rungano rwanjye ndabahanura usibye ko ibyo mbivugaho mbyibazaho nanone nkongera nkavuga ngo n'ubundi akabi ntaho kajya nzashinyiriza ntunge aho gutura nk'uwitije nzatungwa n'uwifuje aho gutunga aho gutura nk'uwitije nzatungwa n'uwifuje muri make aho kujya ngo njye kuba mu bukode ejo bazanterere hanze nzatungwa n'umuntu wifuje ariko ngiye iwanjye ureke kugira izo zagara uhita uzongera uvuga ngo uyu w'amasoso n'ibiki uyu musore w'amaso n'amasoso meza kwa nzengereje uwo ni boyfriend ni boyfriend ko akomeje kunyizirika ubusa aho nzamusiga agasigara asamba ubwo ushaka kuvuga nyine akomeje kunyizirikaho ntazi gahunda mfite ko ari ukumusiga n'ubundi agasigara yandagara imihanda akazasigara kisangira umusaza ariko rasina arabimbwira arumva nyine ntago mba mwanze kuko iyo nsoza mvuga ngo sinkwanze ndakuretse gusa unsengera uyu mushinga nucamo nzagushingira iduka ry'inkweto n'imyenda umukobwa uzahagera mbere uzamugira gukweye wese wari kubura mbere n'ubundi wowe warifunguye oya urumva ngewe icyo nkora ni ukumuha ibiceri nansengere muri make nta rundi rukundo runjyanye ahubwo ni business ni imishinga namaze gupanga unsengere uyu mushinga nucamo nzagaruka ngo ushingire iduka ry'inkweto n'imyenda umukobwa uzahagera mbere uzamugira ugukwiye uzahita ufatiraho kuko urumva yumvikanamo ambwira ngo mbyegereza umutima iyo umbwiye yuko uzansiga uzandutisha uwo musaza w'umugongo utihina bivuga ubirapa ma ntabwo nzi kurapa ariko aravuga ngo mbyegereza umutima iyo umbwiye yuko uzansiga uzandutisha uwo musaza w'umugongo utihina nakoze icyuma korinda nzana umunwa zana ibicwa uko muvuganye umutima wanjye uhinduka ikinyanga promising ikindi bloke wakugurira wifi ducatinga message zishyira njya kuvumva wifi yegereza umutima uyumbwiye yuko uzansiga uzandutisha uwo musaza w'umugongo utihina nakoze icyuma kuri ndanza n'umunwa zana ibicwa uko muvuganye umutima wanjye uhinduka ikinyanga amakosi n'imitoma nakoze byose urabizi cyangwa se urambiwe ko duhora nagutegeye ikibisi simbukirago rwose nkugurire agakufe ariko zipari angurire ishuze irihe soko niba ari irya hehe za Chanel n'ibiki sinzi inuza yavuga ntituyiteho tuvuga izihenze angurire igikweto ariko nyine urumva arambwira ati se cyangwa urambiwe ubwo buzima bubi nyine sibyo se nyine wambabariye uwo musaza usoza nari amarifege umunota umwe akabinere nzagafata rusire nzi ko ndibagere nyuma kari akantu urebye nkirasa w'indahani suramo akantu twumve nyirako nzakivugira gasiremo abantu kugira ngo dukomereza indi mpano rigeze uwo musaza usoza nari amarifege umunota umwe akabinere ariko rasina azabyivugire komera akarangire ya message yatambutse gusa urumva we abababajwe nuko murutishije umusaza nyamara nawe ntako aba atagize agerageza kunshimisha muri bike afite yakoze inda umusaza yakoze inda yakoze icyuma umusaza akora inda se mu periferike azana umunwa umusaza azana ibicwa uretse ubundi mu periferike ngo buri ko tuvuganye umutima wahinduka ikinya mu periferike mwebwe mukunda iki kuri ibyo ukoze icyuma cyangwa wakoze inda hirwa naguye umuntu ngewe mbaza ku giti cyanjye wimbaza ndavuga n'abazanye ibyo uwo prefera iki icyuma cyangwa inda shangiye wankunda niyo byose yaba atabigira
ariko ye akibazo wumva adafite icyo cyuma adafite n'inda turi i Kigali ufite iki wowe umutwe gusa kitari umutwe n'amahane twizamukire rero mu minsi ine ishize ejo bundi kwa kangahera kuwa kabiri cyane kuwa mbere nimugoroba siko cyumweru se ku cyumweru buriya ni kuwa mbere igisigo reka tukite igisigo kuko niko wavuze na Ivan Impano kubera iki tuvuye kuri Rumaga tuzamutse kuri Racine na Mr Kagame twikomereje ugeze kwitwa Ivan Impano yego kubera iki playlist imeze gutya uvuye ku musizi winjiye noneho mu basizi b'abaraperi n'ibiki basizi bagenzi bawe still ugarutse ku muririmbyi kubera iki bipanze gutya so cyambere impamvu nyamukuru wenda yabyo uko dushaka ko ubusizi bukura mu mpande zose ndetse bukanakundwa mu buryo bwose ariko ibyo ngibyo bigerwaho kubera ko twahuje imbaraga n'abandi atari abasizi gusa ahubwo n'abahanzi abaririmbyi bose tugahuza imbaraga bakaririmba tugasiga ariko wa muntu akabikunda byombi ukunda indirimbo Ivan akunde n'igisigo cya Konfi niba atanagitega amatwi byanze bikunze kubera ko mvisemo indirimbo aragitega amatwi ku munota nimba wa kabiri n'amasegonda ngahe nibwo niwe uhita winjiramo uzute ndahindeba mu maso aya musozi ari ku maso so busa afite impamvu ya none n'urukundo I love you ndo umufasha ushatse utashitswe ngo uhisemo niruye ndahinemeza kuko gukunda ari hamwe iri hamwe n'indica irungurizanyice sinzakubera umuruha ahubwo nzakubera umurindi nguti nkubera akabando k'iminsi nibigucika mu kazi wanyu uzazo nsanga rukundo nubwo ntakumara ibyo byose ubwo nzabutera gutuza nkuramiza inshingano mu rukundo ni inkoso uzampane usibe kumvuna kumva bwabyo biramaze ntuzarunkubita inama ubwazo uzampana none nejo mbaye wawe inono hirya tuzahabana byere birumbe nzagukunda tubyare ni tutabyara nabwo nzahaguma turiterwe turimbe tuzicarana imbere y'aba n'abandi ndarahiye impamvu ngo kondora ndahiye ndeba mu maso y'amosozi ari ku maso ubusa afite impamvu ya none n'urukundo ndi umufasha ushatse utashutswe ngo uhisemo niruye igisigo cyitwa Indahiro basaga n'umuntu urahira uri umugeni yego tugitangire gato tugenda tugisesengura kwanza twagiye gake amagambo atatu tuyasesengura ndahiye ndeba mu maso aya mosozi ari ku maso ubusa afite impamvu ya none n'urukundo I love you aho ngaho byo birumvikana urarahiye iki niki unamugiye ko umukunda twagiye ndi umufasha ushatse utashutswe ngo uhisemo niruye ndahiye nemeza aho ndi umufasha ushatse utashutswe ushatse kuvuga nyine haba gukundana kumenyana no guteretana byose muri make nshatse nzi yabifatiye umwanzuro uguze ikintu ngiye numvagamo akasize n'abahanga kweri numvaga ariko ko n'imiryango yavuze ngo ushakana n'uyu numvaga ibyo gushukana uri kuvuga umufasha ushatse utashutswe muri make warankunze wabyiyemeje unjyanye nyine ndo wanyawe unjyanye ndo wanyawe nta byo kubana ibyo kugushingira ku ngufu aha twakomeje ndi umufasha ushatse utashutswe ngo uhisemo niruye ndahiye nemeza kuko gukunda ari hamwe iri hamwe n'indica irungurizanyice iri hamwe n'indica irungurizanyice bishatse kuvuga nindenga ku masezerano muhaye nzishwe n'irungu irungu se ni igihano irunguza ukuntu irungu rigira mubi buriya niryo ritera ihungabana iyo umuntu ari wenyine aba afite ibibazo ese uri wenyine ko ntaryo ufite ndi njyenyine turi kumwe navuga muri iyo sanse twatuba turi kuvugamo igisigo aya ntabwo mba ndi njyenyine uri singwa se singwa ni ibiki umusizi uvuga ikinyarwanda singwa ni ibiki cyaze ni ibyo kuvuga mu kinyarwanda n'abampiye bivuge mu kinyarwanda ufite umukunzi ntabwo ikubwiye kare mfite abakunzi niyo hantu rero ndi guhira aho ngaho niho vitamine ariko umukunzi buriya urabona nabura umukunzi umwe uramufite oya wowe urandeba ukabona nawe ndiho gutya oya uri mwiza rwose ibyo birahagije byagusubije byasubije se bwiza nta beza babura abagabo ahubwo mbaza ngo ufite umukunzi umwe
ufite kuba umukunzi hari warahari ahubwo ufite umwe aho ndi kwibwa reka aho ndi kwibwa ase mbaze gute aha ufite umuntu mufitanye umushinga wo kuba muzabana nk'umugabo n'umugore tuzabana mwatangiranye umushinga haracyari kare ese iyo mishinga nayo ndajyamo ndicyarimo haje se ntawamenya arahari se cyangwa nawe igitekerezo cyaturutse cy'indahiro ariho hari abitse n'ikindi ibintu byo kubana ni ibintu bitungurana kubana ntabwo bitegura birategurwa ariko biba bifite aho byahereye aho bihera rero njye banza ariho nyiri urafite ariko byibuze aya ntabwo habura ariko se ntabwo habura hanjye ngatangare nkareba amashusho nk'abansha ari amafaranga munafite support kandi ntarebagira ugiye gutuma abanyarwanda njye nta management ngira ndagikorera gusa kibasumbanira umukozi birenze uko abantu babitekereza yego umukozi we ariko se ndi kwibaza umuntu mutagira no umushinga reka niwe ndi kuvuga ntabwo ndi kuvuga rebo nta mishinga umuntu aragusapotinga asapotinga iki mu mishinga ya naga gusapotinga aya buriya umutima utuje se ugira ngo nutekereza bizima apfa kuba yatumye umutima utuza umugani wawe w'abantu ubu se umutima watuza utishyuye emegade nimba ari emegade oya byanze bikunze aragufasha ngiye mparana n'urukundo rwawe cyangwa rwiwe rwanjye n'urwondi n'uyo rwaba urwondi icyo nzi cyo nuko iruhande rwanjye kabisa njye n'urukundo nta distance irimo anytime narwinjiramo cyangwa rwo rukanyinjiramo yabanza mbwire uwo muntu arahari se ko wamugize umwe sanze ari abantu dufite abantu abasizi ntabwo baba boroshye twikomereza indahiro ufite abasheri benshi ntabwo ari abasheri isheri ni ibiki genda umusizi uvuga ikinyarwanda ufite abakunzi ndi kuvuga ikinyarwanda ukanyiba ndi kuvuga ikinyarwanda ugahita unyiba nicyo kintu ndi kwirinda nimvuga ikinyarwanda indimi ntazo nzi ushobora kumpfunyikira nkemera ibintu ntazi kandi hari ururimi nzi nanjye ngo ufite fiance nabyo nta kintu kirimo naho oya fiance kandi wapi fiance icyo uracyumva cyose ni ikinyarwanda cyo ni ikinyarwanda fiance mu kinyarwanda wabivuga kigendere ikinyarwanda wabivuga yego dukomeze tubitanga indahiro hari undi gushaka kugira rega batavunana twagiye ni inkosi uzampane usibe kumvuna kumva ubwabyo biramaze ntuzarunkubita inama ubwazo zampane aboretse utangiye kugira ubwoba ubwo umuntu wawe n'umuzi uri tukurahirira cyanzi cyo se no cyana wamenya cyanzi cyo ubu ngubu ntawe gikubitwa ariko umuntu ashaka kugukubitisha ijambo kabisa rikaruta urushyi nibyo mba mvuga nyine mubwira ati kabisa ntazarunkubita atazibeshya akamana iki kiganza agakubita kandi buriya uko uzamuye iyo uzamuye ikiganza ugakubita umuntu ugukunda niwo munsi wa nyuma ntibavuga se ko ari kuzubakwa oya ntabwo ari kuzubakwa ibyo kandi ari byo leta yaje iri gukuraho ngo niwo munsi wa nyuma niyo munsi wa nyuma uba ubaye w'icyubahiro kuri we tuvuge ku bubatse umunsi wa mbere wazamuye ikiganza ukubita umuntu mubana cyangwa umuntu ugukunda wa muntu ukugandukira niyo munsi wa nyuma wiswe umugabo we mu mutima we no mu mutwe we ubwo bihita bisibama ubwo nyine azajya kwita izina ryawe cyangwa kwita iryo atoraguye mu muhanda ntabwo ubikitwa umugabo we umutware nyine niho uba utakarije icyubahiro umunsi wa nyuma umugore agusaba mu mutwe umunsi wa mbere wowe umanitse ikiganza ngo umukubite niwo munsi wa nyuma kuri we aba wiswe umugabo we cyangwa se umutware we indi minsi akwita ibyo ashaka ni cya cyiza ese ki urihe cyiza ni igitomerega ahita arihindura akajya avuga ngo cya Jean Bosco cyiza ni igitoma ese cyiza umugani cyiza uzi icyo bivuze uzi impamvu umuntu yitwa cyiza sinzi icyo ari cyo nzi nuko ari cyiza hari ikintu cyiza bavuga ubu se ngo ngo ikibasumba ni igiki nzi ko hari ikibasumba gusa ese bavuga niko utadusubije ntabwo nzi ngo ni igiki nzi ko hari ikibasumba cyiza rero ariko cyiza ndumva ari impanga yundi sibyo
umwana ukurikira impanga yego bari umuntu ukurikira impanga arumva hari impamvu bakwita cyiza wabona suruti izo mpanga hari ikintu zirushya oya no kuvuga ngo aba ari umwana uzikurikira nicyo cyiza cyazo ni cyiza cy'impanga ubundi bituruka mu kirundi cyiza cyawe wenda ibyiza nuko gisobanuye cyiza cyane nuko gisobanuye kandi ariko ntawamenya abantu bita izina bagendeye ku bintu byinshi twikomereze gatoya kuri icyo ni igisigo gishyashya kimaze iminsi 4 yonyine gisaga 5 kuva umunsi wese kizakiza iminsi 5 igiki gisigo ngiye kukita indirimbo Ivan Impano niwe muhanzi warebeye uti hano arafitingamo no bamenyereye indirimbo z'urukundo ni hakunda kwibanda cyane iyo yandika cyangwa se aririmba ni umuntu usanzwe ari inshuti yanjye tuvugana bitagiye kure kure naho utekereje bitagiye kure ariko umuntu uririmba urukundo se wamwizera n'ubundi igitekerezo mubwira numva arabyumvise ambera imfura arabyemera dukora iyo proje turayisoza iza ari nziza kandi abigwamo neza barabyumvise ko indahiro yabaye abakikubara niba tuze ya mita yabonye nyirayo inyoni igeze ubundi baravuga ngo nubona Ivan Impano bamushyize muri korabo y'indirimbo y'urukundo yuberereka n'ubundi Ivan Impano nawe ndakeka ko tuzamwakira mu minsi iri imbere kugira ngo nawe tuganirize ariko twigarukire inyuma ku ndirimbo yawe wakoranye ku gisigo cyawe wakoranye na Rumaga muri comment harimo abafana barenze 5 nabonyemo basaba ati kubera iki gisigo ari cyiza ariko mudashaka kuduha episode nk'eshanu byibuze ibyo bintu narabibonye uribonye nawe kubera iki se usibye WhatsApp n'ahandi bagiye babimbwira kuri TikTok kuri WhatsApp arabagiye banyandikira ati mwaduhaye patio utangiye kubikoraho nabanje kureba ku buryo bayikunda bayakira menye naho mpera mbahereza ibindi urumva urukundo mutwereka nirwo rutuma dutegura ibyiza kurusha hanyuma next muzamenye ibikurikira uretse ntabwo turabyumva impanuro dufite part 2 icyo cya kabiri ishobora kubaho bitewe n'iki ishobora kubaho ikigoye no kubitekerezaho ariko buriya ntaye kubera ko nabitekerejeho ni iki kigoye anytime twabatamo umugane wawe twabatamo batemo kuvuga ngo kugeza ubu ngubu ntago uratangiye gukora kuri uwo mushinga ntabwo ndatangira kuwukoraho ariko ubwo natangiye kuwutekerezaho kuwukoraho ntabwo bigoranye n'amasegonda wari wagisubijeho ariko kubera ko turi gusoza reka tubisorezeho uri gufashwa nande muri bino bikorwa byawe by'ubusizi gufasha gute umufasha uri kugufasha mu yaba mu production yabyo kubirecordinga kubyandika byo niwo byandika mu kubishyira nyine kubeha abantu bifite ino quality turi kubona byose ninjye byifasha ariko nkagira n'amateam duhuza cyane hari Trix Studio abafashe amashusho na Miss Tivari ya directinze hakazamo na Genius producer abo nabagizemo uruhare mu bikorwa byanjye bisanzwe nyine by'ubusizi video nyinshi ari iyo yaba ndi kumwe na ba Mr Kagame amahitamo ari impanuro ndi kumwe na Rumaga ari indahiro ndi kumwe na Iva baba babyeshe nyuma ari impanuro ari amahitamo ari indahiro ni ikihe gisigo cyagutwaye ubutunzi bwinshi ubutunzi bwinshi amafaranga menshi nyine washoyeho cyane amahitamo tabaka kubera byatewe n'iki hajemo amaseni menshi kandi ntabwo byabaye umunsi umwe ufite n'abafana benshi nako n'abakinnyi benshi bafite n'abakinnyi benshi kandi urumva biba bisaba nanone kubishyira ku murongo nubwo nta n'umwe turakorana ngo nyishyuze yes babikora like support baransapotinga buhanzi ubu bagwera kuri Rumaga kugira kuri bose Rumaga nta n'igiceri cy'ijana nta usibye ni ukuvuga ngo nyine ikigoye ni ukumubona
naho iyo wamubonye ibindi byose biba byarangiye. kumubona byo umuntu witwa Rumaga byo kumubona Ni hatari. narasi ntabwo wamwishyuye Nta n'umwe nishyuye. Mr Kagame Nta n'umwe nishyuye pe. ifana impano se Ku izina ry'Imana nta n'umwe nishyuye. kuba basapotingana bakatubeshya Urumva nyine babikora nk'abari nk'abari kumfasha kuzamuka kubera ko bazi hari icyo bambonamo byanze bikunze. Umuntu ushobora kumwishyuza kubera ko ubona ari ahantu agukenereye ibiri burangire, ariko hari n'ushobora gusapotinga kubera ko ubona ko afite papasi, hari aho ari kwerekeza kandi awerekeza ni ahantu hashobora kuzaba umugisha kuri wowe no kuri we no ku gihugu muri rusange. Urumva ntabwo buruhira ubusa. usoreje kuri papasi kamite nkubaza ni papasi zawe ni noneho nizihe kano kanya igisigo kindi kigeze hanze kirimo ndetse n'aba big brand ba brandinze cyane none inzozi ndumva zahindutse bigeze igenda zihinduka umunsi ku munsi ko umuntu aryamye bugacya byuka hari ibindi yatekereje byongereye ku byo yari afite, hari ibyo akoramo akongera, hari ibyo arekeramo akongeraho ibindi cyangwa akakuramo ibyo byose. Ariko kuri uyu munsi wa none so nyiriga ubu ngubu ubusizi bumaze kongeza ahantu ntabwo ari kure ho kuvuga ibigwi, ariko nta nubwo ari hato kuganyira, ntabwo ari hato kuganyira kabisa, kubera ko niba nsigaye nicara ngategura igitaramo ejo bundi kuri le 18 z'ukwa 10 nakoze igitaramo ka Kigali. Nakoze igitaramo ka Kigali kandi cyanjye nari nateguye kandi cyitabiriwe n'abantu abenshi, harimo ba Alex Muyoboke, ba Junior Rumaga n'abandi bagiye baza, nagiye mbona muri itangazamakuru. Urumva ko ni ibintu bishimishije, ni ibintu n'intambwe nyine ngenda mbona ahantu ndi kujya fresh. Hanyuma ikindi mfite award, nicaranye award ninjye wakiriye igihembo cy'umusizi mwiza, umusizikazi mwiza w'umwaka. Ngiye kubaza kuno no musizi ako urundi umusizi ndi umusizi, nta musizikazi ubaho nuko mbivuze kugira ubyumve. Ntabyo akorambonye we nakiri igihembo cy'umusizi mwiza w'umwaka gihawe na Rwanda Arts Initiative. Yego nagifatiye Huye kandi ntago nari njyenyine, byari ibintu byahuriyemo n'abandi benshi twahatanaga, kandi harimo babandi nakuze mfana nakuze ndeberaho mvuga ngo reka ngere ikirenge mu cyabo. Urumva rero ntabwo urumva n'amahirwe. Ikindi ni ibintu bituma inzozi zanjye zikura umunsi ku munsi. Ubu ngubu mbabiki ibintu byinshi cyane, harimo poeme n'ubundi ndacyakomeje gukorana n'abantu babandi n'ubundi nakuze mfana, aribo ba Mr Kagame, yego ba Ivan Mpano, bari bose nagiye mbona kera nkakurikirana ibintu byabo nkabikunda, ngenda mbageraho gake gake umbere imfura tugahuza. Ariko nyine ntago kubera ikigwari, oya ntago ari ikigwari, ntawe ni si ikigwari, ariko biterwa ni ukubera imfura murahuza, utakubereye ubwo mfura wabaye iki umuhererezi. So gusa ni umugisha kuri njyewe, ni umugisha ku Banyarwanda, ni umugisha ku Rwanda, kubera ko iyo badutije amaboko nibwo tugaragaza ibiturimo, ibyo dushoboye kandi byiza. Urumva ntabwo Rumaga kiri wenyine, hari abasizi bari kunga ikirenge mu cye, abakobwa noneho kamera ni ibintu bitangaje. Twaje tuje muzabukunda ku neza no ku nabi, niko bimeze. Ubusizi mu bukunde mu byange cyangwa mu byihorere muzabukunda kabisa. Ni ku mbaraga. Gahunda no kubidukundisha. Urugero ariko rwatangiye kubyumva? Niyo mpamvu twabihereyeho no byasaga n'urwenya, ariko twisanisha nabyo kugira ngo barusheho kubikunda, kubera ko tuzi ibyo bakunda. Niba naje nkaza mvuga like umwana w'ikirara wabaye umwana mwiza, nyuma ngerageze kuba wa mwana w'ikirara ariko kandi uri bugaruke yabaye mwiza, kwisanisha n'ibyo nkora kugira urusheho kubikunda, cyane cyane utungana. Ndabizi ko nanjye kibasumba hari ibintu natega amatwi bitewe nuko mbibonye, ariko hari n'ibyo ubona bigatuma utega amatwi ibi biri inyuma. Nanjye rero nibyo mba nshaka ko nyuma yo kubona ko tungana, tugenda kimwe, twambara kimwe, dusa byose, uranatega amatwi bimvuyemo.
umenye ni ibiki kubera icyo atekereza biriyange ntabitekereza kandi turi mu myaka imwe kubera ko agenda kuriya kubera icyo akora ikibi kubera icyo afite izi ndangagaciro nanjye nagakwiye kuzigira kuko ni mugenzi wanjye turangana ya yego ishimwe wabonye icyo kibazo tugiye gusorezaho ishimwe kibasumba yabonye yaba message yaba amafaranga yaba ubutumwa yaba intumwa ishimwe wabonye ryari rivuye kwandi rikuru nyine rikuri yandi uhoro wa appreciating rikuri yandi ryari rivuye kuri nde ryari rigushimira iki iki kibazo ko gikomeye ntabwo ari ishimwe rimwe nabonye amashimwe menshi mbwira birakomeye muri ayo menshi ishimwe rya mbere ni uko reka mbivuge wenda mu gitaramo kiramerutse gukora hari hajemo umubyeyi wanjye rero ni ibintu byanshimishije biranandiza papa kubera ko ni ubwa mbere famiye yanjye yari ije ahantu nataramiye noneho akamembaza ari n'igitaramo cyanjye nabibonye ngeze kuri stage nararize kubera ibyishimo kubera ko numvaga atari ibintu bisanzwe nabitangiye batabyumva ariko iyo bigeze aho batangira kuza kugushyigikira babiri hatari buretse baje mu gitaramo utabizi ntabwo rero batumiye nari nsanzwe mbipostinga bisanzwe kuko numvaga nyine banabibonye babibona bisanzwe ariko batazi nabutunguye no kubona hari ba brothers bahari numva birantunguye nyine numva ndeba baje n'abadamu babo famiye za haguze amatike cyane baguze amatike bagiye banansapotinga no ku ruhande batangiye kubona byaje urumva rero urumva ko gake nirwo rugendo gake nirwo rugendo urumva ni ikintu cyantunguye ikindi ni message ya Muyoboke Alex anyereka ko ibintu ndimo ari byiza yabikunze numvise bindenze nk'umuntu ukora mu bitaramo byinshi nari mfite amatsiko ya comment ye nk'umuntu ugenda mu bitaramo byinshi nk'umuntu manager w'ibihe byose umva atanze comment ngo ibintu byanjye byari byiza ibitaramo byanjye byari byiza ego usetse iki kwanza banditse arakunde yes turakomeza ntabwo wangendana uravuga ikintu usetse ni manager w'ibihe byose nuko atari manager wanjye zikurakanga imwe se manager w'ibihe byose uracabara kwindi comment akamuzaga kate arewe akamuzaga kate yego kana ka manager uno tuba bwa manager reka agira message wagenera manager first of all Muyoboke ni umupapa mwiza ni imfura kandi ntago ari imfura like kwisura gusa cyangwa se inyuma gusa uko mureba ahubwo ni imfura ku mutima kubera ko niba ashobora kwitabira ubutumire bwanjye kibasumba akaza kandi akabitega amatwi akabyumva nyuma akampa na comments kandi nziza itansha intege ahubwo insunikira gukomeza numvise bindenze nahise mvuga tubwa abandi bose niyo mutavuga birahagije abandi mwese niyo mutavuga respect kuri we umuntu wagiye ufasha abahanzi batandukanye hano mu Rwanda nanjye nkabona ngeze ubundi hari abantu dufata nk'inzozi zacu ukavuga tukabisura muri umuntu ngiye nimugeraho ntaho nzaba ntageze urinde ari inzozi zawe se bitejawe ariko ngewe kuza kwe mu gitaramo cyanjye byabaye nka bimwe nyine mu nanone n'ubundi byari bimwe nko kugera ku nzozi zanjye nifuzaga ko byibuze abantu bakomeye mu byo dukora cyangwa se muri industry y'ubuhanzi nazifuza kubona akaboko kabo kandi buriya nta kaboko karenze kuba yicaye mu gikorwa cyabo birarenze papa yego papa yego mama njye rero byarandenze ku giti cyanjye numvise nishimye ikintu cyandenze kurushaho ntabwo yaje wenyine ntabwo yitabiriye ubutumire wenyine yaje azanye n'abandi abandi harimo Emi nyawe no Emi Kinege Emi uyu nyiri ntango Karica ntango kari yazanye na Emi barazanye undi ntago ndi kumwibuka izina ariko baje ari batatu umuntu uza kugusapotinga atazi n'ibintu ugiye gukora ngo ni ibiki usibye kumva gusa kuri umusizi akaza yitwaje n'abandi biba birenze so manager respect
Muyoboke Alex respect kabisa. Ntabwo njya bifuza kumanagingo nawe. Uragira ngo binsabire. Uragira ngo binsabire. Ntabwo njya bifuza kumanagingo nawe. Kumanagingo ndabyifuza nawe. Oya we sinzi ko byashoboka. Kubera iki bitashoboka? Ntabwo ndagira ibikorwa byatari. Kwisuzugura mana we. Ntabwo ari kwisuzugura ahubwo mba mbona ngifite akazi kenshi ko gukora. Ndacyafite akazi kenshi ko gukora usibye ko abimbye nta byanga nabyumva cyane ariko kandi kuri nge mbona kugera mugereho ndacyafite byinshi byo gukora kugira ngo ngire kuri manager. Hari umuntu kubwira kusana na DJ Flix? Babimbyeho. Bande? Abantu bajya babimbwira hari abajya banyoherereza nuza bakambwira ngo no muvandimwe wawe. Muri mwahura? Oya. Ntabwo muziranye. Ntabwo tuziranye. Uri impanga mwana. Muri abatwini wallahi. Nagushimiye cyane rero kibasumba. Apana kibasumba. 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 Cyo kitari kibasumba. Waba ukigize ikintu kandi ari izina cyane. None kibaye umuntu. No umuntu wibigira ikintu kibasumba. Yes, kumbuga ze nkoranyambaga zose ni kibasumba confiance. Ni confi. Ariko nabonye kuri ari confiance kuri YouTube. YouTube ni kibasumba confiance, kuri Instagram ni kibasumba confi. Kibasumba confi. Mwitabire kureba ibihangano byiwe cyangwa se ibisigo byiwe cyane ko afite igisigo gishyashya yagiranye na yakoranye na Ivan Impano. Umusore nawe umeze neza muri no minsi tuzagira nawe gutya tukamuganirizaho. Ndagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu. Mwakoze cyane nanjye ndabashimiye kuba mwantumiye. Yego. Urakoze cyane. Merci.